Muraho neza, reka nizere ko mumeze neza, ni Amani nk'ibisanzwe mbahaye ikaze kuri Njye Nawe TV. Reka mfate uyu mwanya mbanze nshimira abantu mwese mumaze gukora subscribe, abantu bagera mu bihumbi 3 turimo kuvugana umunsi ku munsi. Reka mbabwire ngo Imana ibahe umugisha kandi turabakunda cyane. Iyo mudushyigikiye muri comment, mukora subscribe, musharinga, ni inkunga ikomeye muba muduhereza cyane cyane ko buri gihe mbabwira ko aya masomo twigira hano ntagara yo dutanga gusa, ahubwo natwe tuba turi kwiga no kugira ngo twigire hamwe ni gute dushobora gufata ubuzima bwacu tukabukura kuri level imwe tukabushyira ku yindi level. Uyu munsi rero mu isomo rya kabiri tugiye kwiganirira ku kintu cy'ingenzi cyane cyane rimwe na rimwe iyo nkibwiye abantu ko hari nanjye cyangizeho ingaruka nziza. Iyo nkibwiye abantu hari igihe bambwira atari ko se ibyo bintu biracyashoboka, ese ni ibintu umuntu wese ashobora gukora? Reka nkubwire ngo niba hari ingeso ufite yakubase ushaka kureka, iri somo ni iryawe ry'uyu munsi. Uyu munsi ngiye kubaganirira ku rugendo naciyemo kugira ngo ndeke inzoga. Ushobora kwibaza ati se inzoga waziretse kubera iki? Reka nkubwire ngo burya mu rugendo rw'intsinzi tuba dushaka kugeraho buri munsi, hari ibintu bimwe na bimwe dukora bikatugiraho ingaruka, bikaba byatubuza kugera ku ntego zacu, ariko sometimes ntitunabimenye ko ariyo mpamvu, kubera ko hari igihe tuba turi kugendera mu kigare. Ariko reka nkubwire ngo igihe narimo nkoresha inzoga, natangiye kuzikoresha ndangije secondaire ngiye kujya kaminuza, nkomerezaho no muri kaminuza, ariko ngiye kurangiza kaminuza ngeze muri profession mu kazi mbese, ariko nari nkiga, ariko nsa nk'uwasoje amasomo ariko nkifite udusomo nshobora kujyamo kuri kaminuza kurangiza, ariko nari mfite n'akazi at the same time. Icyo gihe rero ni igihe nasabwaga gufata ibyemezo byinshi bitandukanye, cyaba kwiyitaho ku buzima, cyaba kureba icyo nakora kugira ngo mbese nanjye ntangire gutangira ubuzima bwanjye. Ariko kubera gukoresha inzoga hari igihe nisangaga nakoze amakosa amwe n'amwe, navuze ibyo ntari nkwiye kuvuga, nakoresheje amafaranga ntari nkwiye gukoresha, nagiye aho ntari nkwiye kujya kubera gukoresha ibiyobyabwenge, kubera gukoresha inzoga. Rero niba nawe uri umuntu wifuza kuba wareka inzoga, kuba hari ikintu ushaka kwigezaho mu buzima bwawe, reka nkubwire ngo iyi video y'uyu munsi, iyi nama y'uyu munsi, iri somo ni iryawe. Reka rero nifatire agakaramu, ahangaha twigire ku kibaho. Ahangaha ikintu cya mbere nakubwira ngo nureka inzoga, rimwe na rimwe hari igihe bakwita umurezi, bakakwita ko utari umuntu w'umugabo udasobanutse, ndetse hari n'abantu benshi twiha excuse, hari abantu biha excuse bakavuga ngo urumva ngo hari abantu banywa inzoga ntabona kuntu nganiriza batanyweye inzoga. Urumva ngende umupapa, ndubatse, mfite urugo, mfite umuryango, hari kuntu umuntu akubwira ngo uyu muntu wataje ngo umuhe inzoga ngo ntago yagusura n'urugero. Ariko ibyo ngibyo nibyo babigira kenshi, kubera ko buriye umuntu ntagaza mu rugo rwawe ngazanimo amategeko, byanze bikunze agendera ku byahasanze. Niba hari ikintu hasanze udafite, okay, none sabaye wanze kugura inzoga ngo umwakire kubera ko ari ubushobozi ufite, yabigenza gute se? Byanze bikunze yafata ibyo wamuteguriye kumwakiriza, ntago ari itegeko. Hari abantu rero bumva ko ukwiye kujya kuri pressure yuko ufata abashyitsi n'urugero, yuko ufata abantu, kandi ntumenye ko rimwe na rimwe ahubwo uba udakwiye kugira ikintu ukora kubera umushyitsi, kuko ushobora gukora ikintu kimwe kikakugiraho ingaruka ubuzima bwawe bwose cyangwa umuryango wawe wose, ariko wamushyitsi agataha. Ibyo rero ntabwo uba ukwiye koko kubigenderaho. Kamubwire ngo rero mu rugendo rwawe rwo kureka inzoga ndukubanza kuguha warning ibizakubaho. Uzahura n'abantu rwose bajya against you, bavuga ati oya ibyo bintu wihaye ntago ari byo, uva muri ibyo ngibyo, inzoga ni ibintu bisanzwe, twebwe se bidutwaye iki? Ushobora rero kugira ngo ushobora kugendera mu kigare gusa ukagira ngo ibyo bintu ntacyo bitwaye, ariko reka nkubwire ngo ibyo bintu bifite icyo bitwaye ku rwego rwo hejuru. Inzoga rero niba ukizinywa, shyiraho akadomo, I mean shyiraho aka kabazo, ibaze
ese izi nzoga zimfitiye akamaro cyangwa nta kamaro zimfitiye? Iyo nazinyweye nibwo mba meze neza cyangwa se mba meze neza? Noneho nurangiza urambwira icyo bihwanye nacyo. Nusanga ukwiye kuzikomeza zigufitiye akamaro, komerezaho. Ariko nusanga zitagufitiye akamaro, vayo hano, vuga ngo no, ndabyanze, nanze gukontororwa n'inzoga. Usanga uri umuntu w'umugabo ugataha wagaraguritse, umudamu yakumva uko manza agatangira guhisha abana ngo batabona se yagaraguritse yasinze. Uzi gutaha ugasanga wikoreyeho ibikomeye niyo wakwikoreraho ibyoroshye, abana bakaguseka. Umupapa winyariye, umuntu mukuru. Ibaze nawe kuba uri umugabo ukagera mu rwego nk'ubwo ngubwo, ukaba uri umupapa mwiza utajya urwana udatera amahane mu rugo, ariko kubera ko wazinyweye bakumva uko manza abana bagahita biruka bakajya kuryama bakajya kwihisha munsi y'ibitanda kugira ngo utabakubita amasahani abandi ukabakubita amasafuriya. Ibyo ngibyo nyamuneka ni ibintu bukwiye kuvaho, kureka. Ni ingeso mbi, ntago ari ingeso nziza. Kandi izi nama turi kuganira ahangaha zikora no ku bindi biyobyabwenge muri rusange cyangwa no ku zindi ngeso mbi. Ingeso mbi ntago ari kunywa inzoga gusa, harimo ubusambanyi, harimo kunywa amatabi, kunywa ibimogi. Ibyo bintu byose bibi mbese bituma ubwenge bwawe butabasha kongera gukora neza. Inama ya mbere rero ngiye kugira iki? Intego mu buzima bwawe. Nubaho ufite intego, iki ngiki nicyo kintu cya mbere kizagufasha kureka ingeso zose zibaho muri rusange. Kubera ko ufite intego uba uri hano. Mwihangane ibishushanyo byanjye niba bitameze neza. Uyu ni wowe uyu munsi ufite intego yo kuzagera ahangaha kuri iyi, niba nayita point B. Ni wowe uri ahangaha ushaka kuza kuri point B. Ariko kugira ngo uve ahangaha ugere hano hagati harimo ibisitaza byinshi. Ibi bisitaza byinshi birimo aha hagati rero n'inzoga zirimo. Ariko iyo ufite intego ushaka kugeraho, kubera ko ibigusaba gukora kuruta bagenzi bawe, ibigusaba gushyiramo imbaraga zose zikenewe zishoboka nyinshi, ibi ngibi bituma ubasha kugera ku ntego yawe, ariko bikakurinda n'ikindi kintu cyo kuba udashobora kugendera mu ngeso mbi, cyane cyane izi ngizi z'ibiyobyabwenge. Reka mbabwire impamvu ibi ngibi ari ihame kandi koko bishoboka. Ni ukuvuga ngo umuntu uri ahangaha afite ahantu ashaka kwerekeza. Maybe uri umunyeshuri nkanjye nari ndi muri kaminuza, ngomba kurangiza nkabona akazi keza, nari mfite inzozi zo gutangira organization Share Love Rwanda, nzi neza ko byanze bikunze ngomba gukoresha iyo bwabaga, nkaba umunyeshuri mwiza, nkiga neza, nkatsinda neza, nkagira discipline yanjye nziza. Ibyo byose nta buryo nari kubigeraho mbasha kurara mu mayoga. Ahangaha ikintu cyamfashije ni iki? Rimwe na rimwe hari igihe twabaga twapanze nko kujya hanze kuza gusohoka ngo tuze kunywa amayoga, ariko kubera ko hari intego ya point B nshaka kugeraho, nkibuka neza ko ndi bubyuke nkasangahe, wenda nka 3 nka 9 z'amanywa. Tekereza nawe ko uri bubyuke 9 z'amanywa. Ni gute se wabyuka 9 z'amanywa kandi hanyuma ukaza kuryama 8? I mean ni gute waba uri kubyuke 9 za mu gitondo hanyuma ukaza kuryama 8 za nijoro? Ntabwo byashoboka. 12 hari igihe twabaga dufite umupango wo kuza gusohokera mu tubari runaka, ariko njyewe amasaha yagera nka 12 nkatangira gukubita imibare y'ukuntu ndi bubyuke mu gitondo, nkasanga nimba herekeza bitari bukundi, bikaba ngombwa ko mbakwepa nkavuga ati you know guys, today ntago mba joining. So icyo bivuze rero ni iki? Mu buzima bwawe niba ufite ingeso nk'iyo ngiyo yakunaniye, byanze bikunze ntago uri kwita ku nzozi zawe,
ntabwo uri kwita ku ntego yawe. Niba ufite intego yo kugira umuryango mwiza, ntabwo ushobora gutaha wasinze. Niba ufite intego yo kurera abana bawe neza, ntabwo ushobora gutaha wasinze. None se wataha wasinze ukabona umwanya wo kwicarana nabo ngo bagire inama? Wakwicarana n'abana bawe ryari se ngo bagire inama kandi watashye wasinze? Ntabwo byashoboka. Aho ngaho rero intego yawe iba yanze. Ariko iyo uyikipinze ukavuga ati njyewe iki kintu nshaka kukigeraho, byanze bikunze ubusinzi urabureka. Ikintu cya mbere tubonye nuko nuba ufite intego ushaka kugeraho, ubusinzi uzabureka, inzoga uzazireka. So reka twirebere indi ngamba ya kabiri yagufasha kureka iki? Inzoga. Yagufasha kureka ubusinzi, yagufasha kureka kwitwa kazizi. Reka inshuti mbi. Mu Kinyarwanda baravuga neza ko ihene mbi ntawizirikaho inziza. Nyereka abo mugendana nkubwire uburiwe. Niba rero ufite inshuti mbi nyinshi, inshuti ufite akaba ari abasinzi, biroroshye cyane ko nawe usubira mu businzi cyangwa ko nawe uguma mu businzi niba burimo. Niba rero ushaka gufata umwanzuro wo kureka inzoga, reka inshuti mbi. Ntabwo kandi inshuti mbi ari ukuvuga ko ari abantu babi. Oya, hari ukuntu abantu bagira ngo bakubwiye ngo reka inshuti mbi ngo nukureka ngo hari inshuti ngo zitari mbi ngo kubera inyungu zikuraho n'urugero. Ariko reka nkubwire inama, nkubwire ikintu cy'ingenzi aha ngaha. Ni ukuvuga ngo inshuti mbi niba abantu bose badafite intego nk'iyo ufite, batanagushyigikiye mu ntego yawe, abo bose ni inshuti mbi. Inshuti mbi rero ntabwo zatuma ureka inzoga cyangwa ngo zitume ureka indi ngeso mbi. Kubera iki? Ntabwo zishimira intsinzi yawe, nta nubwo ziri concerned. They don't care whether you win or you lose, but they are happy when you lose because they have also lost. Ni ukuvuga abantu banywa amayoga, niba arizo nshuti mbi ufite, ntabwo zakwishimira kureka inzoga. Kuko rega nabo baba babizi ko zabananiye. Hari ukuntu uhura n'umusaza akakubwira ati wa mwana we ntuzigere ukora ku itabi, kandi ugasanga aracyarinywa, cyaramunaniye. Ntabwo bivuze rero ko abatazi ko ari ribi, ababizi ko ari ribi ahubwo byaramunaniye. Ubu rero buri abakugiriye inama nziza, bakubereye n'inshuti nziza. Ariko ubundi izi nshuti mbi, niba abantu akazi katararangira haburaho iminota mike, nanjye byakundaga kumbaho. Hari abatipe twakoranaga rwose nka 11, nka 10, ukumva bamaze kubona ploti y'ahantu bari bwerekeze muri uwo mugoroba, ugasanga bari tayari kabisa. Byansabye rero ko rimwe na rimwe nifashe rwose inshuti mbi ndazireka, inshuti mbi nzivaho, ndigendera ndavuga ati you know what, these guys I'm not with them. Impamvu niki? Biragaruka kuri ya ntego nyine ya mbere. Nabaga mfite intego, mfite ibintu nshaka kwiga nyuma y'akazi, mfite abana nshaka gusura nyuma y'akazi ngo ndebe niba bavuye ku ishuri. Nta buryo na bumwe rero nari kubasha kujya mu mayoga cyangwa ngo nkomeze nkururane n'izo nshuti mbi, kandi mfite gahunda, mfite ikintu niyemeje. So aho ngaho rero urumva ko kuba ushobora kureka inshuti zawe buriya muri mu bintu byashobora gutuma ureka gukoresha inzoga, ureka gukoresha ibiyobyabwenge, ahubwo ukajya mu nzira nziza, mu murongo ushobora kukugeza ku bintu byiza cyane. Ikintu kigora abantu benshi rimwe na rimwe ni uko abantu benshi hari igihe bakunda inshuti ku buryo bashobora no kuba batakaza ubuzima bwabo. Bitewe n'iki? Hari igihe gutakaza ubuzima bwacu kandi ntago ari uko tuba twapfuye, ahubwo iyo ubayeho ubuzima budafite intego, budafite aho bwerekeza, n'ubundi ubusa nk'umuntu wapfuye. Uzi kuba mu buzima ukagera ku rwego utita ku bizaba ejo. Unese nk'umuntu ushobora kurara mu kabari, ejo ntabazi ko hari umunsi uzaza agakenera kujya ku kazi cyangwa agakenera guhembwa, ariko hari igihe agera ku rwego atanatekereza ko hari icyamubaho. Tekereza rero ugeze kuri ubwo rwego kubera inshuti mbi
ugendana nazo gusa. So guys, nyamuneka inshuti mbi tuzihorere. Reka twirebere ikindi kintu cyagufasha kugira ngo ureke inzoga. Twabonye ko hano tugomba kuba turi hano haba hari inshuti mbi hano kuri uru ruhande, ugahita ugira gute, ukazireka. Izi ngizi ugahita ucishamo ikimenyetso cyo gukuba. Inshuti mbi twazihoreye. Ikintu cya gatatu rero gishobora kugufasha ni iki? Ingeso mbi ugomba kuzisimbuza ingeso nziza. Impamvu ingeso mbi ugomba kuzisimbuza ingeso nziza ni iki? Ni ukuvuga ngo hari umwanya byanze bikunze uba ufite mu buzima ujya gukoramo bya bintu bibi. Ibyo bintu bibi rero niba hari umwanya ujya kubikoramo, ukwiye gushaka ikintu uzajya ukora muri uwo mwanya. Ahangaha rero ugiye kwibaza ati se nabikoze gute? Ni ukuvuga ngo ngewe hano hari umwanya w'inzoga. Umwanya w'inzoga. Umwanya w'inzoga, ubwo ukatuvuge ko hari iki, niba ari ikintuza cya mitsingi. Ahangaha irimo irabira igifuru. Iki cyari cya mitsingi. Umwanya wanajyaga mu mayoga nawe ukoreshejemo iki? Nawukozemo sports. Nitaye ku buzima. Nitaye iki? Ku buzima. Ni ukuvuga ngo ingeso mbi iyo usimbuje nziza, nta mwanya ubona hagati aho ukongera gutekereza kuri ya ngeso mbi. Nababwiye ko akenshi twajyaga mu mayoga ikigoroba kenshi, cyangwa nko kuwa gatanu nimugoroba. Ariko njye nahise nshaka ingeso nziza nasimbuza cya kintu kibi. Mu gitondo, mu gihe abandi babaga batekereza nko kuwa gatanu nimugoroba, mu gihe abandi batekerezaga ko bari bujye mu mayoga bagasinda bagataha ewana umunsi ukurikiyeho, njye nabaga ndi gutekereza ko mu gitondo ndi bujye muri siporo. Nkajya gushyiraho akantu, nkajya muri gym. Rimwe na ubundi nkunda kwiruka mu buzima busanzwe, nicyo kintu cya mbere nkora. Nkiruka nkagenda ewana siporo nkazikora neza cyane. Ariko hari igihe natekerezaga kujya kugura primus cyangwa mitsingi. Ndabyibuka ko hari n'igihe twigeze kugenda nkatabajene, twari twajyanye mu kabari, hari nimugoroba nka saa 3 nka saa 2, ariko kuwa gatanu, ariko kuwa gatandatu ndabyuka njye muri siporo. Ndi kwitegura kwiruka marato. Ewana ndavuga ati ibi bintu ntago bishoboka. Peti mitsingi ndayinywa ngezamo hagati, mpita ntereka, ndasohoka nk'umuntu ugiye kunyara nditahira. Ubwo cyabaye n'iki ndabyibuka. Bwarakeye mu gitondo ndi kujya muri siporo, mpura n'abajene twari turi kumwe basigaye mu kabari aribwo bari gutaha nka saa 11:15. Mbona barimo kugenda gutya, hari umwe wari wataye niba ari amarinete. Abantu twiganye bazanyibutse umuntu wataye amarinete joro, tugahura mu gitondo aribwo bari gutaha. Ariko njyewe nari nitahiye kare. Iki ni ikintu kikwereka iki? Ni ukuvuga ngo ifite ingeso mbi ukabona ikintu cyiza kisimbura, biroroshye kutongera kwibuka ya ngeso mbi. Kubera ko nahoraga mvuga ati ewana ngomba kubaho ubuzima bwanjye buri clean. Byansabye ko nkomeza siporo nari natangiriye muri segonderi byinshi, ariko ngeze muri kaminuza ntangira kudohokamo gakeya kubera nyine groupe nari ndimo y'abantu twiganaga tugendana. Ariko maze kubona ko inzoga zizankura kuri siporo, nkongera nkagira umubiri mubi, nkagira umubiri wa mubiri urwaragurika, nkagaragara nkaho ntari physical fit. Byatumye ndeka inzoga rwose, ndazikatira burundu n'ubu ngubu, kandi nshimira Imana ko ari ibintu naretse, ari ibintu ntakora. Icyo ni ikintu cyiza cyane. Maze kugera mu buzima butarimo inzoga, nubwo bamwe bansekaga bakumva ibyo bintu ni fake, uburi mu biki,
ariko reka nkubwire ngo byaramfashije kandi bingira umuntu mwiza, bingira umuntu muzima, kandi nawe nizeye ko byashoboka. So ni ukuvuga ngo rero nyamuneka byanze bikunze aho uri mu buzima bwawe bwose gerageza, niba hari ahantu ufite inshuti mbi gerageza urebe ko wazireka, niba hari ahantu ufite ingeso mbi nk'ibyo by'amayoga gerageza urebe ingeso nziza washyiramo. Ushobora kujya muri gym, ushobora kujya kwiruka, ushobora kujya muri book club zo gusoma ibitabo, ushobora kujya kuvolontiyaringa ahantu, ushobora kwiga wenda gucuranga gitari, kwiga utuntu dutandukanye. Kuvuga iyo ubonye ikintu hugiraho rero muri cya gihe wakaba ujya mu bintu bibi, ni handi utazongera kubona umwanya wo kujya mu mayoga, ni handi utazongera kujya muri za nshuti mbi za zindi zigushuka mukajyana gusangira. Ahangaha kandi naho hahandi uzakurikira intego yawe. So bakunzi banjye Nawe TV rero reka mbabwire ngo ibiganiro hano nakagaruka, kandi Imana ikomeze idufashe iturindire hamwe. Ndabakunda cyane, mukore subscribe, mudushyigikire, mukomeze kugira ngo ibitekerezo byacu bikomeze kugera kure. Reka nkubwire ngo rero wowe uri kureba iyi video, reka inzoga urebe intego zawe. Murakoze cyane.